kuva ku itariki ya 18 Werurwe 2022 kugeza tariki ya 9 Ugushyingo 2025. Yego. Jihadi yari yararezwe ibyaha bigera ku 9. Icyakora umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko ubwo babisesenguraga basanze 6 ari byo byajya mu butabera. Yego. Mu gihe ibyaha 3 bindi ari mbonezamubano. Ni ikirego cya Fiona cyanze kuva mu nkiko anytime kizasoma cy'uyu Murundi bivugwa ko ntabwo tubizi, ntabwo tubihamya ko yishyuye amafaranga kugira ngo baharabike inde Fiona uburakari bwamwica akoresha imbaraga z'umurengera, aravuga ati aba bantu nzajyana nabo mu nkiko mpaka. Sizo tukubyumvikana buriya berekana ko uvuga ku muntu ujye mujya kubanza muri muntu ugiye kuvugaho nka Fiona jewe Fiona nari nzu wari we urimo kunyumva ngiye nka Fiona w'isura n'umuntu uyu Fiona urimo kunyumva uramuzi Fiona wa Marino twinyamira ngo bigeze kuza bajyanye bakazana amavideo bakazana ama voice note y'umukozi y'uko umwana afite atari uwa Marino DJ Marino murabyuka iyo kuko nayikoze umwanya muremure murabyibuka none bigute kumara kumenya ko umwana atari uwa Marino urimo kunyumva warangiza ugashaka kwataka nyina utazi nyina utazi se w'umwana usanze ari perezida utazi ari generali ngiye nkimara kumenya ayo makuru urimo kunyumva amenya ko umwana atari uwa Marino hari undi muntu uri gukekwa ko ari we se urimo kunyumva naravuze ati mbere yuko mvuga kuri Fiona manze benye uwo babyaranye ninsanga ari umunyamakuru turaguruka urimo kunyumva nimara kumenya uwabyaranye na Fiona uwo bari kuvuga bari gukeka nahise ntangira gucinya inkono ntangira kuvuganira Fiona niho abantu bamisinga kwenda kuko njyewe uwo muntu nagerageje kuvugana nawe uyu muntu yaravuze ngo byanga bikunda muzahanwa mu buzima mujye mureka guhubuka. So iyi kese ni izina ry'Imana niko ubugira gatatu numvishe Murangira ayivuga. Iyi ni kese ivuzweho imaze kuvugwa inshuro nyinshi, bivuze ngo iyi kese yanze kurekurwa, haraniwe kuganira, ibiganiro na Fiona byaranze, basabye imbabazi Fiona. Icyo ntazi niba aho no ngibaza DJ Brian yisanze muri iyi kese ati nibaza DJ Brian yisanze muri iyi kese ya Fiona ate ko bivuga ko zikono nka Brian yisanga muri ya kese yisanga muri ya kese kuri bagenda kuri Instagram bagakora ama live bari kumwe kandi noneho urabizi umwe abavuga undi bamwikiriza. So rero ari igihe biba ngombwa nyine umuntu agafata nk'ibimenyetso akareba ukuntu umwe ari kugenda amwikiriza musapotinga kuri ibyo bintu bigasanga n'ubundi aje muri iyo kete. Ikindi nuko buriya abantu bagomba kumenya buriya iyo ugiye muri RIB warigeze kujyamo ko abantu bamwe tujyamo iyo ugiyemo ibyaha bya mbere nyine babishyira nko muri archive kuriya nyine mu bugenda mukabisohokera muri kumwe n'abandi bantu. Iyo usubiyeyo rero byaha byose bashyize muri folder biba bihari, bahita bakura muri systeme bagasanga uraregwa ibyaha 6 byose. Iyo bakohereje mu bushinjacyaha nabyo barabyohereza ku buryo uribuka wenda ntabwo ari mpamvu mu mentioning uribuka wa mugenzi wacu wigeze gufungwa uramuzi ariko yaragiye bamuregeye ikintu kimwe nyine yari yanditse, baragenda basanga hari n'ibindi bintu yagiye akora barabishivinze, aragenda byose arabiburana. So noneho rero bikaba akarusho iyo wagiyeyo noneho ugatanga statement ugasaba imbabazi bakakurekura.
inshuro ya kabiri iyo ugiye cyangwa iya gatatu ugiye mu bushinjacyaha byose barabyohereza. Ndari wasaba imbabazi. Byose barabyohereza kuko urumva biriya bya mbere yagendaga ugasanga uwamureze aramuhaye imbabazi bariyunze. So inshuro ya kabiri rero cyangwa iyo bibaye gutya bya bindi byose bahita babifata, azabiburana cyangwa bazafate n'umwanzuro babigendeyeho. Nuko utabiburana ariko bigenderaho. Babigenderaho n'ubushinjacyaha niyo buri kukuburanisha, sinzi niba mujya mubasha kujya mu manza, baravuga ngo ku itariki n'iyi wakoze iki cyaha iki n'iki, kuri iyi ngiyi wakoze iki n'iki, biragaragara yuko ibi bintu usanzwe ubikora. Ibyo rero bituma urukiko rujya gufata umwanzuro rugendeye kuri ibyo byaha byose. Buriya niyo mpamvu wumva Murangira yagiye aravuga ngo yakoze ibyaha ibi n'ibi. Biriya byaha byose rero bijya mu bushinjacyaha bikurikiranye. Hari icyo aba ari kuregwa ako kanya, ariko ubushinjacyaha bufata umwanzuro bugendeye kuri ibyo byaha byose yagiye akora. Turashize. Inshuti yawe uratanga amahirwe angana. Kubera ko akenshi ibyaha byo kuri social media kereka iyo hajemo nyine kugira ngo baguhe isomo, ariko inshuro nyinshi hari igihe baroroshya. Iyo utafunze umutwe baroroshya. Ikibi ni ugufunga umutwe, akora mugenzi wacu aba ariyo nyine. Iyo ufunze umutwe niho bigorana. Ntabwo usobanurwa. So ukavuga ko ukurikije nk'ibyaha bitandatu ukambwira ko atari buze kubisimbuka. Yari aho biragoye. Kandi buriya urabona tuvidewo baba bagenda bakata bavuga ngo mwega ngo mwanangiye amadosiye ngo nzajya kuri RIB muzaze akanatuka n'abantu. Ibyo byose buriya bagenda bari birikodinga iyo bagufasha. Uruvuga ngo buri kantu kose bajyanye muri RIB buriya karakamwaza. Ni ukuvuga ngo buriya baba batarabona icyo bita allegation, ikintu kigushinja cyangwa icyaha uri kuregwa. Iyo ufashe icyaha rero, iyo ugiye kuregwa, iyo babonye icyaha bakurega cyanditse mu mategeko gihari, biriya byose biza ari nka supporting document. Ni ukuvuga ngo rero ikintu gitangaje abantu bahise barwara umuhenerezo. Hari kumenyesha ko buriya hari uwo bitananiye uziko nk'abo ureke umva uyu nguyu. Abantu bose ngo nabagize umvuye. Reka umva uyu mu diaspora. Uyu we umwana ngo we ngo yarahungabanye ngo nubwo ngo abiganiyeho ngo yafashe umwana. Ibintu birakomeye. Ngo bari kohereza ibirego bindi. Ibintu birakaze. Yagize ibyago rero bimusangamo. Uyu nguyu yaravuze ati njye umwana wanjye ntabwo abana bakija ku ishuri. Iyo yagize ibyago bimusangamo. Ringing birimo bibucamo. So J Baba nk'umuntu wakurikiye amagambo ya y'umuvugizi wa RIB, wowe urabutanga amahirwe angahe kuri musura ashobora kureka? Ntabwo hari asopagiye muri atakatiwe. Ndahari. Bakamurikura atakatiwe. Bakamurikura atakatiwe. Ntabwo bishoboka. Ngomba kunyura ntabwo bishoboka. Mwebwe mu kwitegereza kwanyu n'abariya bose bazaka. Mbwira abantu ba mbere ibi bintu byo musakaza amashusho si nawe wenyine, inteko ibyo yabo yose bazayikatirwa. Urumva kubera ko batanze warning ibintu byo musakaza amashusho ni icyaha. Nta muntu ari wabifungirwa n'umwe, nta n'umwe urabifungirwa mu buzima. Oya ntawe. Bashobora kuba aribo bagiye kuba intangarugero. Oya se. Undi muntu uzi byari kuvuga n'ibyo. Byari kuvuga bigiye kuba intangarugero. Nta bagiye bigisha mureke bino bintu bigize icyaha, bino bintu n'icyaha, bino bintu n'icyaha. Murangira kera yaje iwawe urabyibuka inshuro rimwe kuri space yawe yabigisha babe urumva, ariko bisa nk'aho abantu babigira nka blague.
urumva abantu basa nkaho babigize nkaho ari blague kubera ntabwo babwazibwe n'umwe nta muntu mu buzima sintekereza ko hari umuntu mu Rwanda bari bafungira kugira gusakaza hari ugusebanya hari gusakaza amashusho y'urukozasoni sintekereza ko hari umuntu wari wafungira iyo dosiye n'ubu I don't think so ariko ngira ngo wenda kuko abari nka bwo bwa mbere barezwe kiriya cyaha cyangwa aribwo bwa mbere bagiye kuburanisha biriya bintu ntago bakanyaga cyane baba wenda urugero nk'umwaka cyangwa imyaka ibiri ariko bakababwira ngo nuko ari ubwa mbere nyine bibaye. Ikindi buriya aba bantu banga ko bari kuburana nkurikije uriya umuntu bita Jihad niwe muntu mu mazi abira cyane. Ninde Jihad? Aba bantu bari kuburana hari raporo y'abantu bagiye, hari raporo y'ibintu bagiye bakora bitandukanye n'ibindi bagiye babika. Jihad niwe uri mu mazi abira cyane ariko abo kandi kejo rero mu rukiko bagiyeyo urukumva kejo ratireka urumva reka mwe nk'urugero njye bamuhaye dosiye imwe muretse mu byo bakano kantu Kemini kejo ni ari kuri dosiye imwe na yamuna ntuza na nuriya mukiri babahaye na fayiro namba imwe na ntuza na ni uri mutima pazo kejo nagiye kubura navuga ati ndabasaba ngenda burana nona kandi noneho ntimumburanishe nk'umuntu wakoze icyaha mwanyibeshyeho njyewe ndaza kumutangabuhamya. Urumva mwimbambana n'igisabo ahubwo mureke mu butangabuhamya njyewe sema uko icyo kintu yego so ni ukuvuga ngo fata ku mavuta we nari yego fata ku mavuta Jackie Pazo waravuga ati niteguye gutanga ubuhamya kuko ntabwo njyewe nigeze mu bufatanya cyaha ahubwo nabonye ibyo Pazo yakoze mureke kumfatanya n'igisambo. gusa buriya nuko ntago 100% nshobora kuvuga yuko ari Pazo wayisohoye ariko njyewe buriya navuga ko kuko niwe nyine byose byabazwa. Inde Pazo kuko buriya no mu rero Pazo ibintu ni birebire Pazo urimo kunyumva Pazo bikavuga ko we yategetswe kubikora nande uwo muntu nawe yararezwe ariko ntabwo nshaka kuvuga amazina ye kuko ntabwo nari biratangaza agarafata Pazo oya Pazo agategekwa kubikora se bamufasheho imbunda oya bamushutse stili cyaha kiracyari kuri Pazo kuko ngewe ngo dufata nk'ubwiye ngo genda unukire nuze uriya ukamutuka ntabwo ari nge baza guhana bahana nyiri gukora igikorwa ukuntu muri kese yanjye urabona none se mumbwire muza bazamukatira imyaka 5 kumbonye umuntu avuze ngo hano ngo baramukatiye nibyo Jihad okay ese Kemini niba mwakurikiye ingingo ya 34 mu igazeti ya leta mu mategeko y'u Rwanda y'ibihano iyi ngingo iki cyagihanishwa ibihe bihano muniereze ndabaze Kemini yo waba uzi iyi ngingo ibyaha n'ibihano karakashwi ubwo subwo nabimenya gute ahubwo hari umuntu nuko ikibazo cya TikTok kugira ngo uzajye muri DM yawe biba bigoye hari umuntu kuri live hari umuntu waronyandikiye kandi n'umunyamategeko akwandikiye kuri TikTok nagiye yazamutse se niba ari hano buriya icyo nangiye kukubwira aya ntabwo yaza icyo nangiye kukubwira nuko inshuro nyinshi nanjye nigeze kujya kuri RIB ariko barakubwira ngo muri iyunze ariko nugaruka icyo uzaba waregewe nyine kizaza
gisanga iki ngiki oya iki baravuga ati barakubwira njye nagiyeyo muri yunga cyane cyane iyo ari wowe uri mu makosa kuko wasabye imbabazi bakubwira ngo icyo uzaba waregewe icyo uzagisanga ahanga kizaza gisanga iki ngiki yapfuye ngo dufate erega buriya uzi nk'inshuro buriya baba baragiye nka Jihad aba yaragiyeyo bakamubabarira bakamwihanangiriza bakagera gute numvaga Murangira yarakaye kabisa sinzi niba nawe mwabyumvishe Murangira numvaga kabisa afitemo nko gusezera yabasezeranije abantu yababwiye ati murabeho ibyo nzicyo mungu wako so ariko abantu mukunda amakuru abantu mukunda kumva ibyacitse urabona ukuntu abantu bakuze bakuzura ubwo abantu igihumbi abantu mugenda umucanga urambaza njyewe nkuriye hera umva nyine nkubaze nk'uko nguko baba baramufatiye icyo cyaha ubwo hari abandi bamureze ibindi byaha nabyo agomba kubibarizwa rimwe bamaze kumusobanurira n'uwo bahuriye mu modoka akamusurira akanutsa ngo arabibazwa ariko umukobwa muto n'uwo yasuye akanutsa araza kubiryozwa bazamukatira myinshi rero nta bintu birakomeye ibi bintu nta miyaga birimo muri ibi bintu yari kaze urumva gereza nimba imana niyo yaba ari amezi 5 gereza nimba niyo yaba ari amezi 5 aba ari menshi aba ari nk'umwaka gute se gereza si yatereka agakamera kisekereza abantu bazongera kubasetsa mwasetsaga bari kubaga abandi bantu ariko menya uko warenganurwa n'amategeko igihe wasebejwe ibi ngibi ndaza kubishyiraho ndaza kubibashyiriraho naje mbere cy'uburyo mwarenganurwa n'amategeko igihe mwasebejwe ibintu ntabwo abantu bajya bajyana standing ariko biremereye ibintu ni danje umutipe yagiye kujya kureba ibyo bamwandikiye ndagira abantu muri kuzamuka none se abantu muragiye muri bamwe abantu 100 muragira ngo bazamure muze mujye hehe mukore kuri iriya gol urumva ese uretse gato muri tayari bazanire ya mpano murashaka abantu gushaka kumuzanira ya mpano mu mbwira muzane ya mpano urashaka ya mpano muri he mwandike muri comment mwandike muri comment okay arashaka ya mpano let me know mumbwire oya mumbwire ngo swe bereke ariko ndabatungura buri munsi nzabatungura Okay. Urabifite wabinsomera kubisoma ko niba byaba ari byiza kurusha mwana munyamakuru dufashanya rega dufashanye Abdu buretse ko biharise buretse tubere kugira ngo hatagira n'ibyo duhimba kubera ko iriya statement iba kugeza urwego rw'ubugenzacyaha nta n'impamvu kubera ko byanagaragaye gusa icyo nge navugaga ndakivuga nk'umunyarwanda uretse kuba ndi umunyamakuru ariko ndakivuga nk'umunyarwanda ku byo nabonye
iyo urwego rujya hariya urwego rukagaragaza iby'urwego aho bigarukira ariko rukanavuga uko umunyarwanda akwiye kwitwara uko izi mbuga nkoranyambaga zikwiye gukoreshwa, ibi bigaragaza ko umuntu wese wumva kandi ushaka kubana neza n'abantu atari uguhangana n'inzego akwiye gukoresha imbuga nkoranyambaga. Kuko birababaje kubona uyu munsi ikintu nk'iki kibaye ejo ukabona undi muntu nawe akiguyemo. Byaba bibabaje rwose, byaba bigaragaza ko abanyarwanda bamwe bakoresha izo mbuga harimo kutumva kuko urumva niba ibintu biri kiriya urakoresha izi mbuga nkoranyambaga ute? Zikoreshe neza, amategeko arahari n'amabwiriza. Hari ibintu byinshi nakabaye mvugira hano wavuga ariko ntavuze, yavuga kubera ko bigaragara ko abantu benshi basa naho bisanze bafungiranye mu kintu cyitwa social media, cyitwa YouTube channel, kandi ari ibintu bikwiye gukoreshwa neza, bikaba byakoreshwa neza mu buryo bitakwangiza jaze cyangwa ngo nawe wangiza abandi, sibyo? Kuvuga ngo mu gitondo urisanga ku mihanda, ni terime yari yaraje ngo urisanga ku mihanda, ngo kubera ko wavugiye hanaha ngo urisanga ku mihanda. Imihanda ya Kigali ivuga kwandagaza umuntu ukinjira mu buzima bwe, ariko ntabwo gusubira ibyo byaha ukajya ku ivuko aho ntuye aho mvuga ukajya gukoresha interview mama. Uruko dusubiza inyuma ibyo ngibyo byarahagaze, ibyo ngibyo Godfather nimfa muzabinyukiramo dore ko mwibuka bapfuye. Narahagurutse ikintu cy'ama YouTube ndagica ngo byarahagaze. Urishoboka ko byahagaze? Ninde wakoreye discrimination? YouTube zacyaharabika. Buretse reka nkubwize ukuri, ribu baba bafite abantu benshi barega. Byazasaba kuzajya gukora urugendo muri ribu ukajya kubaza ngo dosiye mufite zimeze gutya, ngaho dufatire dosiye mufite zimeze gutya z'abantu nk'aba. Ejo bundi n'abantu bamamaye muri ariko se ko nagusabye kunsomera biriya bintu ikeneye wababara ukabinkorera wowe ukabyarawe reka mbigusomere. Urakoze cyane. Abantu mutapingi, reba ibyo bakoreye Vestina ngo yakuyemo inda, barabikoze se? Ce n'est pas possible. Kemini barabikoze? Yawe uretse hari abandi ba YouTuber nk'abangahe nka batatu mbona nabo bakeneye kwitabwaho. Barahari rega, ntabwo none se wagize ngo ibi ngibi ni nk'imbuzi ivuga ngo umuntu runaka niba bigenze gutya nawe imenya ubwenge, umenye icyo gukora, umenye ko ugomba guhinduka. Ariko buriya uzi ko ari uko habamo n'inyoroshyo, abantu bamwe nyine bakabyihorera ugasanga nyine uzi bagiye kubarega. Yawe abantu bamwe baragera aho bakabyihorera ntibanabyiteho. Reka nkusomere wumve. Yego. Kuva ku itariki ya 18 Werurwe 2022 kugeza tariki ya 9 Ugushyingo 2025. Yego. Jihadi yari yararezwe ibyaha bigera ku 9. Icyakora umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry yavuze ko ubwo babisesenguraga basanze 6 ari byo byajya mu butabera. Yego. Mu gihe ibyaha 3 bindi ari imbonezamubano. Dr. ari imbonezamubano baje kubiregera, barababwiye ngo hari ahandi mwagana hatari RIB. Yabivuze. Dr. Murangira yavuze ko yagerageje kugira inama Jihadi inshuro nyinshi, ariko ibyo ngibyo baganiraga yabisigaga aho ngaho. Ndamukotinga ati maze kubona ibyo bintu byose twaranaganiriye mubwira ko nubwo afite izina riremereye ariko ritarusha amategeko. Naramubwiye nti ngwino muri showbiz ukorera amafaranga, ariko mwandikira ibintu akwiye kwirinda, kandi buriya ni umuntu ngo duhurira kenshi mu mahugurwa y'abanyamakuru
rero abikora bizi uretse gato niba numvishe neza niba numvishe neza uravuze ngo ribu yarahaye jihadi content agomba kujya akora n'ibyo atagomba gukora. ntabwo ari content hano yavuze hano ndamukotinga uko yavuze ni ukuvuga ngo yamwandikiye ibintu akwiye kujya yirinda ibyo yakora bigize ibyaha. buriya Dr Murangira Thierry waravuga ngo namugiriye inama y'ibyo ashobora gukora bidashobora kumushyira mu byaha. Komeza. Ni nk'inama ushobora gukoresha. Yamubwiye ibyo agomba kwirinda. Mwandikira ibintu akwiye kwirinda gusa byose yabisigaga aho ngaho kandi buriya ni umuntu duhurira kenshi mu mahugurwa y'abanyamakuru rero abikora bizi. Ye baba we Nibyo Keminike yageze kuvuga jihadi yabishatse uretse no kuvuga ngo wenda media cyangwa iyi YouTube cyangwa uko abantu bari kuyikoresha yari kuyikoresha neza mu buryo bwiza kubera ko bwe yari afite n'abantu benshi bakunda imivugire ye. Ntabwo ibyo ngibyo ari gitangaza kuba radio runaka yaramuhaye akazi cyangwa yamuha akazi yari umuhanga afite ubwo bushobozi. Iyo abikora neza jihadi yashoboraga kuba umwe. Ntabwo abanyamakuru bivuze ko abenshi barimo uko baryize. Yashoboraga kuba umuntu ushobora kugira icyo ahindura kugira niba twese dukorera rubanda yaba iyo show busy nta itandukanye na rubanda tubikora kugira ngo rubanda rubibone yaba niryo tangazamakuru ndi dukorera. Yashoboraga gukora ibintu neza nibyo Murangira avuga. Yajyaga mu mahugurwa menshi y'abanyamakuru agombaga kuba umuntu w'intangarugero umuntu wabonaga amahugurwa abandi batayabona. Abandi ba YouTubers bajya babona amahugurwa ariko yarayabonaga yashoboraga kuyabyaza umusaruro. Ibi birego bitandatu rero jihadi yarezwe bihuriye ku kuba ari ugutangaza amakuru y'ibihuha, gusakaza amashusho y'urukozasoni cyangwa gukangisha gusebanya hifashishijwe amashusho y'urukozasoni. Bimwe muri ibi bikaba byarashyikirijwe ubushinjacyaha mu gihe ibindi bigikorwaho iperereza. Nuko bimeze. Aha. Urangije kubisoma? Narangije kubisoma. Ese Godfather Yo. aguzi mugenzi wacu yagiye umwe mujya mukunda ako Uyavuga ariko kwandikira DM. Uyabwira DM. nta gituma Kagenda nabyo nkubwiye. Umubwire yaragiye. Kare nagaruriye bora witonze Godfather. Ubwo nabyo nkubwira niba ugiye gushaka kuvuga ibintu by'amazina. Okay, nta mazina avuga. Okay, sawa. Yaragiye amukoraho ikiganiro. Aravuga ati ubu diaspora yaragiye nga umuhungu yararaga ku isima bamugurira amamotora bamugurira iki n'iki koko baramusebye ukuntu yari yarakutse amenyo n'iki akomana we. Yaceceka agwa story Ibaze vrema. Mungu iki J Baba. Mungu utabwenge. Mu cyongereza. Oya ibi bintu uri kumva ikintu kiriho urareka amabwira ikintu. Godfather. Yo. Hari ikindi kintu cyakongeraho. Hari ikindi kintu cyakongeraho. Ariko nyine wowe uri kuvuga ukavuga hari ikintu ujya ubwira aba followers bawe. Ukababwira uti ndabizi ko ndi hano atariko ndabizi ko nkoze ikosa gato nkanyerera abanyarwanda. Iryo jambo ejo ndi numvisha umuntu witwa nde arivuga akoresha ngo abanyarwanda. Mu by'ukuri abantu b'isi turabazi. Ushobora no kuvuga ngo reba nk'abantu barimo kwandika hano muri comment ngo mutobare ngo muturekere jihadi wacu. No jihadi yakoraga ibintu hakaba abantu bamushyigikira. Wumve nawe ntabwo ushobora gukora ikintu ku izina ry'Imana. Ntabwo ushobora kunyerera ngo ukore ikintu umuntu akubwire ngo hano wakosheje. Umuntu agusange ni box abwira ati muvandimwe saba imbabazi hano wakosheje. Iyo feedback abyibura unayibona. Ahubwo baramushungera. Kugegeza ako kantuze nakabonye mutabaruka kuri radio wana kavuga. Aravuga ngo yabibwiraga uyu mwana witwa Stash uyu mwana ukora mu bintu by'imikino. Aramubwira ati uko abantu bakubwira ngo turakwemera
burya umuntu uzakubwira ngo ndakwemera uzamukemange, ahubwo azakubwire ngo kora gutya, ugerageze gukora gutya, ariko uhindure n'ibi. Iyo abantu bakogegeza wabonaga ibintu ukuntu yakoraga byasaga naho yarakeneye feedback. Sinzi niba hari feedback abantu bakubwira bati